muribuka mu ntego za Quantum zo kuba yashyira hanze iri faranga koranabuhanga ryitwa P Network, harimo yuko tugomba kuba dufite miliyoni 10 z'abantu babaye migre n'abantu bafite payi ku ma wallet yabo. Wakibaza ngo se bigeze hehe? Uyu munsi uratungurwa. Nanone turaganira ngo turebere hamwe ese Quantum ni iki ishobora kuba yadutangariza mu minsi mikeya nyuma yuko tumaze kubona yuko icyari imbogamizi kuba uyu mushinga wajya hanze cyakemutse. Hayi ndabashuje mwese mukurikira ibiganiro byacu tunyuza kuri muyoboro wa YouTube. Nizere ko wakoze subscribe. Twitwa Hunter Empire. Niba umeze neza ni byiza, kandi niba utanameze neza wihangane. Umunsi biba bimeze nabi ariko ejo bikagenda neza. Isi niko imeze, niko twayisanze, nta kindi kintu twahinduraho na gato. Twaje mu makuru y'umushinga wa P Network. Uyu munsi hari ibintu byiza cyane byo kuganiraho. Hari amakuru meza aryoshye buri mu pioneer wese ahari akwiye kumva ndetse akabyishimira. Muribuka Quantum yari yaravuze yuko kugira ngo Open Mainnet ibe cyangwa se ishyire hanze ifaranga koranabuhanga tugomba kuba dufite miliyoni 10 z'abantu bakoze KYC. Aba bantu bakaba ndetse barabonye n'icyo twita migration, bakaba bafite payi zabo mu ma wallet. Twaraga twibaza ngo bizizuzura ryari, bizagenda gute? Uyu munsi turi ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Ubu tuvugana ndimo ndakora iyi video, za miliyoni 10 twasabwaga zamaze kurenga. Uribaza ngo hagiye gukurikiraho iki? Ikintu cya mbere dutegereje ni itangazo rivuye mu biro bikuru bya Quantum ritubwira umunsi nyirizina wa Open Mainnet, kuko icyari imbogamizi cyamaze kuvaho. Ese mu pioneer ubyiteguye ute? Witeguye gute Open Mainnet? Uzabyitwaramo gute? Aho uri hose byina intsinzi, kubera yuko iyi ni imwe mu mbogamizi twari dufite kandi inagoye kubona miliyoni 10 z'abantu bafite payi zabo muri wallet. Byagezweho rero aho uri kabisa. Niba uri mu pioneer ihe amashyi, niba uri mu pioneer kabisa reba akantu wigurire. Wibabazwa nuko wenda utari wabona KYC, wibabazwa nuko utari wabona migration, kubera yuko nubundi aba bantu miliyoni 10 basabwaga nabo kugira ngo umushinga utangire. Umushinga ugitangira n'aba bose bafite ibibazo bya KYC, abantu bafite ibibazo bya migration, byose bigomba gukemuka. Wowe icyo ugomba kumenya nuko uri mu mushinga mwiza, umushinga kabisa uryoshye. Ese wakibaza ese koko Quantum byari iri budehe itangazo ritubwira Open Mainnet? Nta wamenya, bishobora kuba uyu munsi, bishobora kuba ejo bundi. Gusa icyo wamenya cyo nuko iyi misi isigaye kugira ngo tugere mu kwezi kwa gatatu, icyo wamenya cyo byanga bikunze tugombe tubonemo itangazo rya Open Mainnet. Mbega byiza, umupioneer wowe kabisa wamenye uyu mushinga. Nizere yuko ibi bintu ubyishimiye, nkuko rero murimo murabibona hano kuri ekran cyangwa se kuri video. Murabona yuko miliyoni 10 twamaze kuzigeza ndetse zirimo ziranarenga. Rero twitegure rero ibintu byiza, twitegure itangazo riryoshye. Uyu ni umunsi kabisa uzaba uteye amatsiko. Ntababeshye nanjye, iri tangazo Quantum igomba kuduha rivuga kuri Open Mainnet nyirizina ndifitiye amatsiko. Mbega amatsiko, mbega umunsi uzaba uri mwiza we, mbega umunsi uzaba ushimishije. Umunsi tutuvuga ngo Open Mainnet ni iki gihe, ni igitariki, ni uyu munsi. Kabisa mu pioneer aho uri hose wumve yuko uri mu mushinga mwiza cyane. Abantu benshi harimo ababa bavuga ati rero ibi bintu ndabona wapi, ibi bintu byaratinze, ibi bintu nta kigenda. Ariko menya ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Nkunda kubivuga na video iri munsi bibanzirizwa n'iyi ngiyi, ngira ngo iryo jambo narifuze. Amaherezo y'inzira ni mu nzu. Uko byagenda kose P Network igomba kuba launched. P Network igomba kugera ku ntego zayo. Ngira ngo abacuruzi nizere ko mwiteguye, mwebwe mufite amabotike, mwebwe mwiyandikishije muri Map of P, nizere yuko kabisa mwiteguye gutanga ibicuruzwa. Turaje tubahahire, turaje kabisa tubateze imbere, namwe mwibikeho amapayi. Wowe utarabashije kumayininga iyi P
P network cyangwa se ukaba warayimayininze ukaba ufite udukoini dukeya, umva inama nakugira, gerageza ujye muri map of P wiyandikishe nk'umucuruzi. Ejo bundi tuzakuzanira amapayi uduhe ibyo ucuruza, kubera yuko murabizi nyine abantu tubayeho mu buryo ki bwo guhaha. Uko byagenda kose nzaguha payi ume igicuruzwa. Rero kora uburyo ki nawe wibukeho izi P. Aya ni amafaranga kabisa agiye guhindura isi. Tuvuye muri web kabiri tugiye muri web gatatu, hahandi nta kugendana ibifumba by'amafaranga, nta kuvuga ngo ngiye kuri banki buri kanya. Oya, twageze muri web gatatu, ni ikinyejana kabisa gishyashya. Rero aya yari amakuru abonetse, yari update kabisa. Wowe icyo ugomba gukora nuko ugomba kwigurira akantu niba uri muri uyu mushinga wa P network. Ngira ngo kabisa ntabwo video nshaka ko iba ndende, icyo nagira ngo mbabwire nuko miliyoni 10 z'abantu babaye migre zuzuye neza cyane, ndetse ubu tunavugana zarenze, ngira ngo nyine mwabibonye kuri screen yanyu, nabibiretse yuko miliyoni 10 zamaze kurenga. Niba rero utari wagerwaho, stay tuned nawe, ejo kabisa bizakugeraho. Twitwa Hunter Empire, kora subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndabakunda kabisa, bye bye, tuzasubira muri video ikurikira. Hunter